Umucuruzi ncuruza inkweto z'abakobwa za caguwa, ako niko kazi kanjye nkora ka buri munsi. Yego. Murakoze cyane, utubwiye ko ucuruza inkweto. Ayo mu misozi, iyo mana yo mu kibaya, iberaho si carimwe, iyo mana iyo turi kumwe. Mwiriwe abandi mwaramutse bitewe naho mugiye muherereye. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Njuri kuri Mike nkuko bisanzwe, ni Uwase Sara. Hanyuma ikinyamakuru canyu ni Kim Films. Tubaye kaze na karibu. Abatarakora subscribe turabasaba gukora subscribe, comment kugira ngo muze mubona ibiganiro byacu bitagiye uko bukeye nuko bukeye. Handi mwosanga ibiganiro kwa hano mwobihasanga kandi mukanyurwa. Rero muri kubibona aho bwije ni mwibe, aho bukeye ni mwaramutse. Turi kumwe n'umutumirwa hano imbere yacu, nkuko muri kumubona ni umukobwa ukiri mutoya cyane, n'abafite yereko ushobora kuritambutsa nimero yaje muze kunyandikira kugira ngo bibagezeho n'ivyo ndango byari bikenewe. Karibu mutumirwa wacu. Murakoze cyane. Nitwa Mbabazi Jeanne, ndi umukobwa, ntuye muri Kenya, Nairobi, aho bakunze kwita Kayole. Ivuga nyine kinyamurenge cyose. Ndi umukobwa w'Abahima, nka mwishwa w'abasinzira. Mu rugo iwacu ruguru ni hehe? Iwacu ruguru twari dutuye mu Minembwe, aho bita Gakenge. Hanyuma nuko urakoze cyane. Aratwibwiye namwe muri kubumva uburyo twibwiyemo, no kurinda kwinginga ngaho kugira ngo ntiyigeze. Ese wavuye nka ruguru ufite imyaka ingahe? Navuye ndi mukuru, nari mfite imyaka itari myinshi cyane kandi itari mike cyane, gusa nyine nari mfite ubwenge bwose. Ndi umwana botuma igikombe ntazana isahani. Gupapaza icyo kinyamurenge urakizi? Ni kiye kintu cya mbere uza wicara ugakumbura cya ruguru? Naje ntaramenya ngo iki niki, sinovuga ngo nza nkumbura iki ngiki kuko ntabyo narenze bya ruguru, keretse ndikigori. Nicyo kintu cyabaga ruguru nyine umuntu yakumbura. Umushashi. Mana we. Urakoze cyane. Nkuko muri kubibona umutumirwa wacu yavuye iwacu akiri umwana, nkuko natwe twese twagiye tuvayo, nawe nkuko wavuye ukiri umwana, ariko ni nkuko kose. Kaza na karibu kubera ko twababwiye ko ubu nyine turi kugenda dukora ibiganiro, turi muri murimo, tugenda dusanga abantu aho bakorera utuzi twabo kugira ngo tugende tubwire abagifite isoni n'ubwoba bwo kwanga kwikorera cyangwa se kuba batera intambwe kugira ngo batinyuke bikorere ku mafaranga makeya bafite ashobora kubagirira inyungu. Nibyo turi kugenda twinjira mu makartier, tugenda ahantu hose kugira ngo tugende muri kunda umurimo. Jeanne nkuko babitubwiye, ahangaha duherereye ni hehe, ni ibiki mukora, mwabwira abantu ku burambuye? Sawa, murakoze. Aho duherereye ni mu gace ka Umoja, niho dukorera akazi, ariko ubundi njye ntuye Kayole, ariko nkorera Umoja, niho nkorera imirimo yanjye ya buri munsi. Mukora akazi ki? Ndi umunyabyashara. Nyine ibindi ndi umucuruzi, ncuruza inkweto z'abakobwa za caguwa, ako niko kazi kanjye nkora ka buri munsi. Yego. Murakoze cyane, utubwiye ko ucuruza inkweto.
Jeanne uri umukobwa w'umunyamurenge uri impunzi, ese niki wowe watangiye gute? Ese watangiye ukorera abantu ugera aho wikorera? Ngaho duhe nk'isafari twumve uko watangiye ugeze mu gihugu cya Kenya, ni akahe kazi waba waratangiriye ukigera muri Kenya? murakoze. Akazi natangiriyeho nk'iyari hano muri Kenya. Njye ntabwo nakoze utu tuzi tundi dusanzwe. Nkigera hano muri Kenya, akazi nakoze ni akazi ko mu ikanisa. Nari umuririmbyi mu Banyakenya, niko kazi kanjye nakoraga ka buri munsi. Aho niho natangiriye akazi kanjye. Hanyuma icagiye cya korona nyine murabizi ko ibintu byinshi byagiye byangirika, abantu bagenda babura imirimo yabo. Ikanisa nakoreragamo umurimo, umushumba wacu wari udushumbye yahitanywe n'icyo cyorezo, akazi gahagarara gutyo. Hanyuma mpitamo kwikorera akazi kanjye k'ubucuruzi, kubera ko nabonaga n'ubundi murabizi ko akazi ka hano iyo abantu bari kugakora ntago baba freedom, ku buryo ushobora gukorera Umunyakenya ukabona n'ubundi buryo bwo kuba wakora ibindi bintu byawe bisanzwe. Njyewe rero bitewe n'ukuntu nyine ntakundaga ko nakora akazi kamfunga cyane, niyo mpamvu nahisemo kwikorera. Ntangira nyine, natangiye buke pe, natangiye gahoro gahoro, natangiriye hasi, ariko nyine iyo umuntu agenda akora bigenda bikunda. Yego, natangiriye hasi kabisa, ariko ubu ngubu uko biri kose akazi nyine kamaze gufatika. Urakoze cyane, utubwiye ko watangiriye mu Banyakenya uririmba. Ese ubu nyine bwo waba warabihagaritse ko mujye muririmba muri weekend? Ntabwo se wari kuzajya unyaruka ko wikorera ukagenda ugakora, ko kujya mu makanisa gaho ntibazinduka mu gitondo kare bagenda nyuma ya saa sita? Nta kuntu wari kubifatikanya ngo bikunde? Yego, ntago nigeze mpagarika umurimo w'uburirimbyi kuko n'ubundi ndawukora. Gusa itandukaniro ni uko nabanjije nkorera mu Banyakenya, ariko ubu ngubu ndirimba mu ikanisa ry'Abanyamurenge. Mva mu kazi kanjye nkagenda nkeranje nyine ngakora practice bisanzwe, hanyuma Sunday nkasengera mu ikanisa ry'Abanyamurenge. N'ubundi nkomeje uwo murimo wanjye w'uburirimbyi, ntago nigeze nkuhagarika. Kandi n'ubundi nyine naho ni akazi kanyinjiriza, ntago ari ukuvuga ngo ni ukugenda nyine nkaririmba bikaragirira aho ngaho. Ni akazi kanyinjiriza nanone buri munsi. None aho ngaho n'ubundi ukorera mu Banyamurenge nabwo ni akazi nabwo kakwinjiriza? Yego, ni akazi kanyinjiriza. Mwaragafashe. Utubwiye ko uri umuririmbyi, buriya umuntu n'impano yiwe, aho yogera nubwo uwo mubwira ngo yicure, woba nko uturirimbira nk'indirimbo nka zibiri zo kuramya cyangwa zo guhimbaza izi kurimo, kubera ko buri muntu ugana impano ye azayigendana. Ndangoye ndi wari uyisiga? Oya, impano ndayigendana, ndayifite kuko indimo, ariko kandi sibyo byanyicaje hano. Hano waje mu buryo bundi bw'akazi gasanzwe kanje ka buri munsi. Ubwo nukenera uwo mwanya nawo uzamamagara inze nkore n'ibyo nabyo. Aha ngaha none aha twari kuri ico ngico kijanye n'ubucuruzi. Oya, nukuririmbira abantu witugora, nukuri wigora abantu. Turirimbire, nushaka kuririmba gute, ariko ube nk'uturirimbira, kuko nanje nza nkumva ugira ijwi riza rifasha imitima y'abantu. Turebe ko hari botanga nk'ituro. Nimba hari abafite amaturo aho hafi aho nibagume bayegeranye. Mana yo mu misozi, iyo mana yo mu kibaya, iberaho si carimwe, iyo mana iyo turi kumwe, niyo mana itigeze iremwa kandi ntizagira iherezo, iturinda ntiyonikira, iyo mana iyo turi kumwe.
none se kudutinda bigenze gutya ririmba nimara ndaheza n'uyu mikoro aririmbira inyuma nawe bagume bumve azaririmba neza cyane turi inyuma uri inyuma ya ngaho kiraririmba ririmbira wonyine mubwire ibiremereye umutima niyo wabungabungorera Yesu arabyumva mubwire byabanganye mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva mubwire ibiremereye umutima niyo wabungabungorera Yesu arabyumva mubwire byabanganye mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva murumva uwo muntu wari inyuma ya kamera ni Nyamujereti wari uririmbye ariko ni Nyamujereti wari uririmbye urugero rw'abantu mwihangane yari ari inyuma ya kamera ariko nta kundi hari indirimbo igize iminsi mfasha ya Healing yasohoye ejo bundi ese ivuga gute harya ndibagiwe mwebwe kubera ko zigenda zibafasha cyane naje ari kwimfasha ariko simpaye nibuka uko yitwa ngaho yindirimbire oya ni ya yindi ya Healing igize iminsi igezweho iwega ntaza je no mwikanisa y'Ikigali ntazi ngo ni korari cyabone ngo habaho za Healing nyinshi hari indirimbo ya Healing bari kuririmba ngo nubwo jawayinyibukije ni ya yindi isohote ejo bundi ntabwo yizimana oya ubugingo bwanjye ngo ntubugingo niyo ja iyo ndayikuregeye uririmba ko gace yeme umunone w'umutumirwa dufite nakasa mutwe niko kwizaga ni uba mwiza ubu reka Nyamujereti yituririmbire twumve ubu ndashigamye byedana amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye ubu ndashigamye byedana amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye murumva ko ubu ngubu ndi kugerageza kubijamo neza ngiye gusohora ministeri yanje ariko pana yindi ya Mungu wavuze ngo afite ministeri ngo y'ibifu njesi iyo ngiyo ni ministeri y'abanyabwenge bafite impano hanyuma rero reka twinjire mu kiganiro cyacu nyirizina watubwiye ko watangiye wowe wikorera wavuye mu banyagihugu uri umuririmbyi ukomeza umurimo w'uburirimbyi mu bwoko bwacu ese wabonye itandukaniro ari iriye itandukaniro yenda navuga riri hagati simenye ni mumbajije ry'amakanisa itandukaniro riri hagati y'amakanisa yacu y'abanyamurenge n'abanyagihugu kubera ko ngikorera mu banyagihugu ntabwo nabonaga umwanya uhagije bo akenshi twabaga turi ku rusengero nyine ariko hano ntabwo bikunze kuba ari cyane dushobora kugenda ku rusengero nka 2 mu cyumweru ariko ngikorera mu banyagihugu ntekereza ko iminsi 2 yonyine niyo nabaga ndi mu rugo byo nibyo tandukanye hari ikintu nza ntekereza ariko nabuzonki bibaza ese kuriya naho kubera ko muba mwamuririmba muzi ngo ni amafaranga mwamukorera muza muba nk'abanezerwa nk'aho ukorera ubusa cyangwa nyine muza mukora nyine ngabo nkumbwiye Nyamujereti azabaza ibibazo bikomeye cyane ariko kunezerwa mu by'ukuri umuntu aranezerwa nyine kubera ko iyo
uri hariya urimo urakora umurimo, umuntu akora ikimurimo, uririmba ikikurimo, ntago iyo uri hariya tuvuge nimba uri kuririmba ntago uba uri gutekereza ngo ko ndaririmba ngo kugira ngo mengwe, ibyo ntaho biba bihuriye. Uba uri kuririmba nyine, uba uri gukora umurimo wo kuramya Imana. Ibyo gutekereza ifaranga wozitekereza yenda usohotse, ariko ukirimo hariya mu ikanisa rwose amambo yo gutekereza ku mafaranga ntago bari uza unezerwa cyane rwose, kubera ko urimo urakora umurimo ukurimo, kandi ntago hari uri kuririmba kugira ngo aba bantu bakwishura bafashwe, hari uri gukora igikorwa cyawe, uba uri gukora umurimo wahamagariwe, ntago uba uri gukora kugira ngo ufashe bariya abantu bari buze kuguha amafaranga. Niyo mpamvu rero kunezerwa, umuntu ajya anezerwa. Njye mvuze ku giti cyanjye pe, njye njya anezerwa. Yego birumvikana, ariko hari ukuntu kiyo amatariki yageze wenda barengejeho nk'iyinga rimwe, namwe muzamuba nkabigira nawe ngo hari umucuranzi we wamavuga ngo ntasenga kugahayo ngo babanze bamwishure, ngo amare amavuga ngo aratwara na sente. None se mwebwe baririmbye nkiyo banze kubishura, uzuba nawe ko wigaragambya, waba nk'uwigaragambya bukeya wamarase bwacyo bakwishura ukaba nk'unezerwa ba. Njye icyo gihe ntabwo kigeze kingeraho, sinzi kuba byageze uko bimeze, ariko njye rwose ibyo bihe ntabwo byigeze bingeraho, kuko njye nimba ari umunsi twabaga twavuganye bari bwohereze ifaranga nza mbona mesaje, ntabwo rero najya kuvugira abo bandi, sinzi ukuntu biba byifashe hagati muri bo. Urakoze cyane, reka twinjire mu kiganiro cyo kwihangira imirimo n'ijwi naryo ni irindi. Hari umuhungu mwamubwiye ngo watubwiye ejo bundi aratubwira ngo ubu ngubu ngo ikintu cyageza kimubabaza ngo nukuntu ngo yari yaricajeje akanwa kiwe ngo karamuhombera, ngo none ubu yamaze gusobanukirwa ko mubyarira inyungu. None namwe abashoboye kuririmba no gucuranga namwe ntibibahombere. Mu kiganiro cyacu nyirizina muzi ko murabona ko twaje kuri tere, atubwiye ko acuruza inkweto. Ese wabitangiye gute, wabitekereje gute, kubera ko wenda kugira ngo ufate ikibanza nyine tubwire nk'urugendo uko byatangiye. Murakoze cyane. Kugira ngo ntekereze kuba nacuruza inkweto, nabanjije kubigerageza nyine online, nkazajya nkorana n'abana bari mu Rwanda, nkagenda nkarangura inkweto nziza za sandale z'abakobwa, nkazohereza mu Rwanda bakazigura, kubera ko murabizi ko muri kiriya gihugu nta macaguwa ahari. Rero nabanje kubigerageza gutyo, mbona nyine birakunze, biza kuntera imbaraga zo kuba noneho nafata ahantu ngashaka place n'abandi bantu nyine badatunze amanimero yanjye ya telefone, abo tutavugana, n'uwancaho agakenera inkweto akaba yozibona. Ni muri ubwo buryo rero natangiye mbikora gahoro gahoro, nkorana n'abantu bari mu Rwanda, nibo twatangiye dukorana. Yego. Urasa ubu nyine urabona ko ubona yo kwishura ikibanza, ukaba wabona ayo kwishura wenda inzu ubamo simbizi, nyine utubwira ati wenda biragenda, inyungu iraboneka, biswate se bigenda gute, kugira ngo wenda n'abandi bumva bafite ibyo bitekerezo kugira ngo bashirike ubwoba bikorere ku giti cyabo. Murakoze cyane. Ntago navuga ngo nta nyungu irimo, kuko iyo nza kubikora nta nyungu irimo mba narabiretse. Impamvu nabikomeje nuko ari uko hari ikintu nza mbonamo, iyo kitabamwe mba nareretse nkabibyihorera, mbasha kubonamo amafaranga yanjye ankemurira bezo zanjye za buri munsi, nkabona nayo nakwishura n'iyo nzu, hanyuma nyine nkagira n'utundi twanjye dukeya ni savingira. Niyo mpamvu nakomeje akazi. Urakoze cyane. Utubwiye ko ese mu birangurira muragenda mukabomora cyangwa muragenda mugatoranya mugafata izambere? Oya, ngitangira nibwo nabanje kugerageza ibyo kubomora, ariko nyine mbona ntibingendekeye neza, kubera ko nayo natangiye nshaka gucuruza iz'abakobwa, ariko iyo ubomoye baro usanga zirimo zose zivanze, kandi njye nashakaga kwibanda ku kintu kimwe. Niyo mpamvu rero yatumye ndakomeza kuvuga mfungure baro, noneho ngahitamo kugenda nshaka iz'abandi babomoye, nkagenda nshagura kamera akaba arizo ncuruza. Ntago rero nkibomora baro, narabyihoreye. Urakoze cyane. None se ntabwo uratangira kubona amasoko wenda kohereza hanze hatari mu Rwanda gusa, cyangwa no mu Rwanda wayisubire ku bunyine usigaye
wicururiza gusa hano kuri tere? mu Rwanda ntabwo nabiretse kuko n'ubundi hari abakizikenera ubu nyine nkazifata nkazohereza. Hanze niho ntarabona isoko kubera ko nta communication cyane ngirana n'abantu baririya hakurya. Ntabwo rero ndabona, sinzi niba nabyita inzira yo ku buryo nzajya nzigurisha, kubera ko abantu bo hanze ugerageje kuvugana nabo barakubwira ngo umwanya ngo time, ukabona nyine ntabwo byakunda, ukabona ni nk'aho umuntu adashaka kuba yaguha nk'ubufasha. Bakitwaza nyine ngo nta mwanya uhari. Umwanya wabo ni nk'aho bagumye kuwuremereza cyane. Ni muri iyo mpamvu rero yatumye zitarabasha, keretse nyine nk'umuntu aje akambwira ngo arazishaka akazifata, yenda afite n'abandi banashiri, ariko ntabwo ndagira communication nabo cyane ku buryo nazajya nzohereza nkavuga ngo nohereje inkweto ugenda uzifata uzingurishirize. Yego. Urakoze cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro, hari nk'abana b'urubyiruko bitinya cyane cyane, murabizi ko hano muri Kenya ni igihugu cy'urubyiruko cyane, nibo bakora cyane ababyeyi bo, kubera ko iki gihugu kiragoye cyane kugira ngo uzapfe kubona ababyeyi. Yego abagifite imbaraga barakora cyane, ariko cyane cyane ni igihugu navuga ngo cy'urubyiruko cyane. Ariko kandi hari abakikitinye bagikorera abanyagihugu bakumva kuko batotinyuka kwikorera. Nihe nama wo bagiye? Mu by'ukuri kwitinya ntabwo ari ikintu cyiza, kubera ko ikintu cya mbere iyo umuntu yikorera aba afite freedom, kuko hari igihe nyine mbyuka nkumva sinshaka no kujya mu kazi, ngasiba nyine ngakora izindi gahunda zanjye zindi z'ubuzima busanzwe kubera ko nikorera. Ariko iyo umuntu akorera umunyagihugu, cyane ko n'abantu ba hano bagoye, ntabwo biba byoroshye. Inama nagira abantu bagikorera abanyagihugu, sinzi ahari biterwa n'ukuntu abantu bari kubibona, ariko pe gushiruka ubute nico cya mbere, umuntu akikorera. Cyane cyane ko iyo umuntu anikorera ugenda ufunguka, ugenda n'ubutesi bugenda bunashira, kuko hari igihe nyine ubyuka ukavuga ati ndagiye, imvura yaba yaguye byaba byagenze gute, bitewe n'ikintu uzi ubona inyungu yawe ubona ya buri munsi, ikagutera imbaraga yo kuba wakwikorera, kandi noneho bigatuma no mu mutwe umuntu arafunguka cyane. Ntaho rero biba bihuriye no kuvuga ngo ukorera umuntu. Icyo nababwira ni uko abantu bareka ubwoba bakagenda bakikorera. Kwikorera ni byiza pe, ni byiza, ntaho bihuriye no gukorera undi muntu uwo ari we wese. Murakoze cyane. Nk'uko mubyumva, turashishikariza urubyiruko n'abandi bose kugira ngo bitinyuke, bagende bikorere, bafungure amabizinesi. Amafaranga waba ufite yose, tutaragana ku musozo w'ikiganiro, niba atari ibanga, mwaba mwaratangije angahe? Mu by'ukuri ntabwo natangije amafaranga menshi, natangije 10,000 by'amanyakenya. Ntabwo urumva ko ntabwo ari amafaranga menshi, natangije 10,000, nayo niyo mafaranga natangije. Yego. Murumva ko rero atatangije ifaranga nyinshi, niyo mpamvu rero tugira ngo tubatinyure. Uwo ari we wese mu bushobozi ufite, wotangira gukorera umuntu, nimba ayo mafaranga ntayo ufite, ugatangira ukorera umuntu, usevinga, wamara umaze kubona agashoro kawe, ukegera abangaba bamaze kwikorera, bamaze gutera imbere, bamaze kumenyera isoko. Kandi ndabizi neza ko nta wakwanga kuja kubereka ku isoko kugira ngo urangure, bakwigishe gukora, kugira ngo nawe ugire aho wigeza, ugire aho uva naho ugera, kugira ngo ejo n'ejo bundi nawe uzureka gusuzugurwa ngo wakererewe, ngo wagize gute. Rero niyo mpamvu tubashishikariza kugira ngo buri wese yitinyuke akore bitewe n'icyo yiyumvamo, n'impano yumva. Bamwe bari mu nkweto, abandi mu myenda, abandi ushobora kujya ku kibanda, abandi ukaje mu bintu ibyo aribyo byose, kandi nta kitakugirira umumaro. Niko mbitekereza. Niyo mpamvu rero tubashishikariza kugira ngo mugende mwitinyuke, kugira ngo mukore, mukure amaboko mu mifuka, nk'uko abo hakurya bazayivuga ngo mukure amaboko mu mifuka, mukore kugira ngo mureke gusuzugurwa. Murakoze cyane, naho ubutaha. Ciao ciao.